mwaramutse kandi mwiriwe neza abo tudahuje amasaha, bamwe ni mu gitondo abandi ni saa sita abandi ni nimugoroba. Mumeze mute? Njye ndi Silas Maker. Niba ari ubwa mbere ugeze ku muyoboro wacu wa YouTube, urasabwa kugira ngo ukore subscribe, like, share ndetse na comment. Aka kanya kanone tugiye kubwira izina Diane cyangwa se ubusobanuro ndetse n'imyitwarire ikunda kugaragara ku bantu bitwa ba Diane. Nawe niba twa Diane turagusuhuje, turashaka gusuhuza abantu bitwa ba Diane tubabwira ngo bagire ibihe byiza. Uyu nguyu yitwa Diane Banegeye, Diane Banegeye, yaje amasaha 22 atubaje ikibazo, arayije aratwandikira atubwira ngo mwazadukoreye ubusobanuro bw'izina Diane. Natwe kwamusubije mu masegonda 0 gusa turavuga ngo continue to be turned on our YouTube channel, we are working on it. Yes. Komeza ube active kuri YouTube channel yacu, turimo kubikoraho. Kwahise tumusubiza anga twaramusobanuriye ngo Diane, twagerageje no kugaragaza inyandiko kuko hari igihe umuntu atagira umwete wo kumva ariko akagira umwete wo gusoma. Turagira ngo hano uzajye wumva ndetse nawe ushaka gusoma ubashe kwibona bitakugoye. Diane rero hano akunze kuba ari umunyembaraga ku mpande zose. Ikindi akunze guhirwa cyane mu bintu bijyanye n'ishoramari cyangwa se mu ishoramari. Diane aba ari umukozi mwiza haba mu buryo bugaragara ndetse no mu buryo butagaragara. Afata ibyemezo byiza adahubutse bitewe n'imiterere ye, ituma abona umwanya mu buyobozi ndetse igatuma aba umunyembaraga. Ikindi Diana aba ari umuntu ukunze gutuza cyane kandi urangwa n'ikinyabupfura. Ese bitewe na Diane uzi cyangwa se nawe niba ariko witwa, Yes. urumva imyitwarire dusomye hano ihwanyije neza niyo usanzwe uzi cyangwa se niyawe niba ariko witwa? Ese weho nta zina waba ushaka kutugusobanurira ry'inshuti yawe, ry'umwana wawe, ry'umubyeyi wawe cyangwa se ry'undi umuntu uwo ari we wese nawe ushaka kumenya? What? Ukaba watwandikira muri comment hasi ukaduha igitekerezo, ubutaha tukazaguheraho nawe tugusubiza. Muri no minsi rero ukuntu turi gukora, turi gusubiza abantu bose bagiye batwandikira badusaba kugira ngo tubasobanurire amazina badusabye. Nawe manuka hasi utwandikire nk'uko uyu mugenzi wacu, inshuti yacu yatwandikiye, hanyuma tugukorere ubusobanuro bw'izina ryawe. Let's go. Njye ni Silas Maker. YouTube yacu yitwa Silas Maker Entertainment. Niba ukiri ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, kora subscribe nawe usangize inshuti zawe. Nawe ntibagiwe no gukora na like, ukore ukazogera kugira ngo ibiganiro bizajye kugeraho nawe mu ba mbere nk'abandi bose. Kandi tunarushaho gushimira ubufatanye mugenda mutugaragariza, mwandika muduha ibitekerezo, kandi ibitekerezo byanyu ni ingenzi. Ikindi kintu tudahwema kubashimira abantu bose amaze gukora subscribe bagafungura n'akazogera muri inshuti zacu cyane. Kandi nawe utari wabikora, ngwino utwiyungeho kugira ngo nawe ube inshuti yacu, tugendane cyangwa se tugendere hamwe. Ni ukuvuga ngo ikindi kintu nanone tubasaba nuko mwadukurikira ku mbuga zacu zitandukanye, tuba kuri Twitter, tuba kuri Instagram, Facebook, TikTok ndetse n'izindi mbuga na Pinterest no tubaho, ndetse na YouTube turahabaye kandi turahari ku bwanyu. Mudufashe, reka twamamaze. None ikindi kintu wari uzi yuko niba ushaka kwandikisha ku myenda yawe, kampani utagiteye Genuine Tech Art iherereye hafi isoko ry'umujyi wa Byumba. Iyi ni kampani igufasha kwandika ku bikoresho byawe byo mu kazi, ibyo mu rugo ndetse n'ibindi bikoresho. Ubwoko bwose ibikoresho byawe byaba biremyemo, yaba ari ibiti, ibumba, ibyuma, plastike ndetse n'ibindi, baragufasha cyane bitakugoye. Bindi bisobanuro urahamagara izi nimero ziri kuri screen yawe: 0786 38 866 cyangwa se 0794 42 542. Bakaba bakorera igicumbi hano mu mujyi hafi y'isoko ry'umujyi wa Byumba. Genuine. Ikindi kandi ushaka bakurikira no ku mbuga zigiye zitandukanye kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza byimbitse, wanabasura ukagerayo uhamagaye iyi nimero bakakurangira neza. Ariko nta mayobera arimo kuko batuye hafi y'isoko ry'umujyi wa Byumba ku ruhande rwerekeza ku karere ka Gicumbi. GTA Genuine Tech Art, best solution for Rwandan.